Bebe ufite kunyumva numva iki none se urashaka ko kuva kwa mbere kwa kabiri kwa gatatu kwa kane kugeza ku cyumweru tuzajya tuba turi kumwe ase n'iminota itanu minota ntabwo wayibona birotse bike nese bebe reka ntabwo bivuze ko nagukunda I still love you seriously umuntu usinduka mu biro n'iminota itanu reka bebe mfite gukora cyane mfite kwiyubaka mfite gukora nkazagira famille nanjye ishingiye ku buzima bwanjye maze se kugera ku bebe ubu uyu munsi nta kintu mfite ntabwo bivuze ko ariko bizaba ndi gukora cyane guhera kwa mbere kujya kwa gatanu ko wari bize ufite iki phone nzima wambaye neza ngiye bibaza ko kandi cyane aho bageze maze kukurambira maze kubirambira ya ntabwo nakomeza kubana nawe kama umwanya utagira ibyo nabi byibuze sinanubwo bizera ko nkunda kunda bigaragarira nisi bebe nzakora iki nyine nisi njye guhamagara umunsi wose byibuza kugira ngo ubone ko nkunda nyine nisi nzakora iki bandi gukora cyane mu byibuza nubwo twagira umuryango ari twebwe uzabushingira nisi ntabwo wishimiye kuzaba mu nzu nziza ntabwo wishimiye kuzagira ubuzima bwiza abana bawe bakiga neza nkunda mu magambo gusa okay basi nabikosora trust me nabikosora kandi nizera mba namaze gufata umwanzuro n'icyemezo kugumana ntabwo njye nabyihanganira wamaze gufata umwanzuro umeze ute kuvira mu buzima bwawe nawe ukagira come on ntabwo nakubwiye kuri ikibazo mu buzima bwawe ndetse uri mu buzima bwanjye buruzuye nishimiye ndi kumwe nawe nishimiye ndi kuvugana nawe nubwo niyo uri kunanganya gutya njye mba numva ari nka relax mba numva nyine like uri kunshimisha mba numva hari wagira ngo umuntu ukunda umara icyumweru utazi uko ameze byibuza wenda ni amakosa ariko ntabwo ari ikintu twakabaye tuzaba tuyaganira ngo amakosa muri bo bebe hari igihe nkora nanjye ubwanjye nkabura n'umwanya wo kujya ubwawe namaze gufata icyemezo ntabwo nakwiye ubuzima bwawe genda ushaka abandi babishoboye njye ntabwo nabishoboye njye nyitaho nyitaho makeya please nonese ndi ikibazo mu buzima bwawe njye ntabwo nakunda gukundana n'umuntu utamateye utanyitaho ndi ikibazo mu buzima bwawe kuva ryari kuva mbwira ngo urankunda wabaye ikibazo gusa yibereje basi please kubibwira ngo wabaye iki nanjye nsubirane nawe bebe basi wanyumvisha bwari mwe byibuze ntabwo nshobora sinzi impamvu utari kumvaho kumugana n'imbere no bebe ntabwo wabinkora please ntubuze mu buzima bwanjye ntabwo nzi icyambaho ntabwo nakongera gukora akazi ntabwo nakongera kuryama ngo nsinzire bebe wareka kunegera babarira please nakubwiye ngo ntabwo ukeneye mu buzima bwanjye nise nkora iki basi amahirwe ya nyuma nayo ase ndora ngo amahirwe wowe ubwawe ntabwo ubiranye basi n'akazi nareka no gukora n'ibima amafaranga wakwitaho nyizera trust me yabona amafaranga rano si bebe ubundi bigeze nkunda byibuza bwari njya kukwemera nareba byayo ndakubwira ndakurambuye kuva iki gihe unyibagirwe
sinigeze nkundana nawe. iki gihe cyose kweri ubundi ese guhagarika ubundi imirimo irimo amafaranga, guhagarika imirimo yakabaye igira umugabo w'ejo hazaza, ngo ni ukubera urukundo kweri? Ubundi nta mugabo udahomberwa n'igitekerezo.